twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba FAB TV mudukurikira umunsi ku munsi muri ya gahunda rero yo gusobanura cyangwa se kubaho ubusobanuro bw'amazina. Uyu munsi tugiye kuguha ubusobanuro bw'izina Sophia. Uko bisanzwe rero abakunzi bacu baratwandikira muri komenti bakatubwira izina bifuza ko twabasobanurira, niyo mpamvu rero uyu munsi tugiye kubaha ubusobanuro bw'izina Sophia. Ukigera hano bwa mbere rero nta kindi usabwa, banza umanuka aho hasi ukande subscribe ndetse no kukazogera kugira ngo uzajye ubona inkuru ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Kandi ntiwibagirwe kwandika muri komenti utubwire izina nawe wifuza ko twagusobanurira. Twihuse rero, izina Sophia rifite inkomoko mu rurimi rw'ikigereki aho risobanura ubwenge cyangwa se ubuhanga. Ubwo mu kigereki izina Sophia bisobanura ubwenge, kandi nanone izina Sophia rifite imizi mu myizerere ya Gikristo ndetse no mu muco wa gifilozofiya, kuko risobanura ikintu cy'ingenzi kandi cy'agaciro mu buzima. Reka turebere hamwe muri make ibyo umuntu witwa Sophia akunda gukunda cyangwa se akunda. Sophia rero akunda ubwenge, n'ukuri. Abitwa rero Sophia bakunda kumenya ibintu bishya, kwiga no gushishoza biri ingenzi mu mibereho yabo. Ikindi kandi ubutabera n'umutuzo bikunze kuba abantu bashyira imbere amahoro n'ubworoherane. Si ibyo gusa kandi Sophia ubugwaneza, akunda rero gutuza, gutega amatwi abandi no kubana neza n'abandi ni ingenzi ku buzima bwiwe. Mu bijyanye rero n'ibyo umuntu witwa Sophia yanga, ubutiriganya n'ibinyoma, kuba inyangamugayo, yanga rero uburyarya, kuvuga ibitari byo mu buzima bwiwe aba ari ikizira. Ikindi kandi ubijyanye no guhubuka, akunze rero kuba umuntu utekereza mbere yo gufata icyemezo. Ikindi kandi umuntu witwa Sophia gutotezwa cyangwa se gutoneshwa, akunda rero uburinganire, yanga ivangura mu bantu. Reka turebe rero iyi ntego mu buzima bwa Sophia. Kugira rero uruhare mu kugarura amahoro n'ubwenge mu bantu. Akenshi rero abitwa Sophia baba bafite intego yo gufasha abandi, gusangira ubumenyi no guteza imbere ubuzima bwiza bwo mu mutima n'ubwenge. Ikindi kandi akunda gukura mu bitekerezo no gufasha abandi kubona igisobanuro mu buzima. Rero ibyo yari ibisobanuro by'izina Sophia. Watwandikiye muri komenti ukifuza ko twagusobanurira Sophia ni gutyo bisobanura. Nawe urashobora kutwandikira muri komenti utubwire izina wifuza ko twagusobanurira, yaba izina ryawe, ry'umukunzi wawe, inshuti yawe ndetse n'undi wifuza ko twagusobanurira. Duhita tugusobanurira mu gihe gitoya cyane, tukaguha ibisobanuro by'iryo zina. Turabakunda cyane rero, nakagaruka mu kanya gatoya mu bisobanuro bw'amazina agiye atandukanye.